nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mu ijuru imbere ya ntebe. Halo, ndabasuhuje cyane, muraho mwese, Yesu nashimwe. Amazina yanjye ni yayandi, ni Mukeshimana Valentina. Ndishimye kuri uyu munsi, ndishimye cyane, ntabwo mwabona ukuntu mubyumva ariko ndishimye. Nishimiye kongera kugaruka mu ijambo ry'Imana kuri Women in Gardens Ministry. Nishimiye kongera guhereza abakunzi banjye ndetse abakunzi b'umusaraba ikiganiro gishya kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ndabakunda. Twari dusanzwe dukundana, bamwe muri mwe abo nzi n'abatanze aribwo bwa mbere mwambonye ku bw'inshuti zabasharinze bakababwira ati mukore subscribe kuri iyi channel. Ni ukuri namwe mwumve ko mwabaye inshuti zanjye, namwe ndabakunda cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha. Nawe ubonye ikiganiro cyanjye aribwo bwa mbere, nawe ndagusaba ngo ukore nk'ibyo, uduhe subscribe, udushyigikire muri uyu murimo. Imana ibahe umugisha. Rero uyu munsi reka twe gutinda, twihute dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko ibice 11, turahera ku murongo wa 20. Ariko nk'ibisanzwe ndabinginze reka duce bugufi, tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimye, duciye bugufi imbere yawe, tugushimiye imirimo n'ibitangaza byawe ku buzima bwacu. Turagushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Mana, ko warinze abagize umuryango wa Women in Gardens Ministry, warinze umuntu wese uri kureba iyi channel. Mana, izina ryawe nirihimbazwe. Mushimiye kubw'ubuzima bwe, mushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe. Haleluya. Data wa twese mwiza, rero muri uyu mwanya n'aya masaha turagarutse mwami imbere y'iyi kamera kugira ngo dukore umurimo wawe. Ndakwinginze ngo reka udushyigikire, reka utwagurire imbago mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze kugwiza umuryango wa Women in Gardens Ministry, Mana, mu mpande enye zose z'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali. Utwongereremo abakunzi ndetse n'abagize uyu muryango, kandi wagura imbibi zawo, ugere no ku isi hose mwami. Umuntu wese wabasha kumva ururimi turi kuvuga, turakwinginze ngo umudukundishe, umuhe gukunda ibyo dukora. Ngaho rero nubane natwe, uturinde kirogo yose y'umwanzi Satani. Urakoze Data, tubigusabye gutyo duciye bugufi, ni mu izina risumba andi mazina, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana tubisabye twizeye, amen, amen. Murakoze bakunzi ba Women in Gardens Ministry. Yego, reka dusame mu izina rya Yesu. Ni muri Mariko ibice 11 umurongo wa 20. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo iby'umutini n'ibyo gusenga no kubabarirana. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda, babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. 23. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, so mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Amen, amen. Bakunzi ba Women in Gardens Ministry, dusomye amagambo meza, amagambo y'umwami wacu Yesu Kristo yatwisigiye muri uru rwandiko kugira ngo tuyasome tuyigireho. Rero twumvishije ngo ukuntu abigishwa be bamubwiye bati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye.
uyu ni kenshi muri Bibiliya twagiye dusangamo urugero rw'ibiti, ariko biriya biti ntabwo bitubwiye ibiti tubigeranye n'ubuzima bwacu twebwe abantu n'imibiri yacu n'ubugingo bwacu. Niba uri umukozi w'Imana, niba uri umukristo, niba uri umuntu ukurikiye Kristo, uri umwigishwa wa Yesu, ariko ukaba nta mbuto ufiteho, uritonde ndetse nanjye nitonde kugira ngo tutazaba nk'uriya mutini. Ahabanza haruguru haho batubwira ukuntu ngo uyu mutini wari umutini mwiza ufite amababi meza, mu bigaragarira amaso wari ushimishije pe. Nuko ngo Yesu arawegera, amaze kumva ashonje aragenda arawegera kugira ngo arebe ko asangaho urubuto, ariko mu kwitegereza umutini asanga ni amababi meza ameze neza, ariko nta rubuto na rumwe ufite. Nicyo cyatumye ngo Yesu awuvuma, akiwuvuma rero uhera ubwo urumba, murabyiboneye. Rero ibintu ni amagambo akomeye Yesu yigishirizaga mu migani, ariko yashakaga kutubwira natwe abakristo cyangwa se abamukurikiye, nako ni ikiremwa muntu cyose kiri ku isi, tumenye neza yuko hari igihe kizagera umwami Yesu akadushakaho imbuto. Twumvishije ijambo rye, twumvishe ubutumwa bwiza, ese imbuto tweze ni isihe? Twamaze gusobanukirwa ko hari Imana yaturemye, ese twagenje gute? Hari umunsi bizagera, ijambo ryaratubwiye ngo uwo munsi Yesu ngo azicara arobanura abantu be, ngo nk'uko umwungeri arobanura amatungo ye, ngo bamwe azabashyira iburyo abandi abashyira ibumoso. Ni amagambo menshi yagiye akoresha avuga kuri ibyo bintu by'igihe cyo kurobanura. Hari naho yavuze ngo nk'uko umwungeri arobanura ayo matungo ye, ngo nawe hazabaho kurobanura intama zishyira iburyo bwe ndetse n'ihene azishyire ibumoso. Rero reka njyewe nawe dukomeze guca bugufi imbere y'Imana no kuyisaba tuyinginga kugira ngo itugwizirize imbaraga, twere imbuto umwami wacu Yesu adushakaho, ubwo azagaruka tuzabe muwo azarobanura ashyira iburyo bwe. Ikindi muri aya magambo twumvishije ahantu Yesu yababwiye ngo bamaze kumubwira ngo mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye, Yesu ngo yarabasubije ati mwizere Imana. Ijambo kwizera ni ijambo rikomeye. Kwizera kutumara ubwoba, kwizera niko gutuma umuntu abasha gutambuka. Umuntu adafite kwizera ntago mpamya neza ko hari ibintu byinshi rutageraho uramutse udafite kwizera, udafitiye icyizere, utifitiye icyizere cyangwa se ngo ukigirire Imana. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo nimugira kwizera, ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira umusozi ati shinguka utabwe mu nyanja, akabivuga adashidikanya, kumva mu mutima we ko ibintu avuze birashoboka ko byabaho, mu mutima we ngo akabyizera, akabyumvisha mu mutima w'umuntu harakomeye, ngo akizere yuko icyo avuze yakibona, kiri bukorwe akakibona. Ngo nicyo gitumye mbabwira yuko yizeye yuko icyo avuze gikorwa, uwo muntu icyo avuze yakibona. Haleluya! Imbaraga zo kwizera. Nukora ikintu gifitiye kwizera, ufitiye Imana kwizera, ukavuga ati twasigiye ubutware, twasigiye ububasha hamwe n'umwami wacu Yesu, ukagira ibintu usengera, naha hepfo yanabivuze, yavuze ngo n'ibyo musaba byose muri gusenga mwizere ko mugihawe. Ngo niho wabwira umusozi, niho hahandi abantu nubwo dufite impano zitandukanye, hari umuntu uba yarahawe impano yo gusengera abarwayi, ugasengera umurwayi ufite kwizera yuko urwanye n'uwo mwuka wamuteye ubwo burwayi, uwo mwuka ko uwuranduye muri we, ukagira kwizera kutanyeganyega mu mutima wawe ko ibyo bintu bikoretse. Nibyo koko niho hahandi wa muntu usengeye no gukira ko akira. Yesu rero niho yatubwiye ngo kandi nimuhagarara, nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe. Haleluya! Ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mudashidikanyije. Gushyira ikintu umutima ni ukumva ko 100% 100% icyo kintu kirashoboka, sibyo? Ntugire gushidikanya namba, wizere ko ibyo bintu bihawe. Dufite ubutwari rero, kandi ubutwari dufite bukurwa mu kwizera. Wongere kwizera ufitiye Imana, wongere kwizera ufitiye umwami Yesu, ubundi usengera muri aya magambo. Bwira Imana ngo umwami Yesu yatubwiye ngo icyo tuzasaba twizeye cyose tuzizere ko tugihawe,
nuko rero mwami nanjye nkusabye iki kintu kandi nizeye neza ko ufite ubushobozi bwo kukimpa. Yesu yaravuze ngo kandi muzabibona, bishatse kuvuga ngo naho ntakibona nonaha, hari ibyo dusengera ntibite ibisubizo biza ako kanya, iyi muzabibona urumva ko Yesu yashyize no mu nzagihe. Ukomeze icyo kintu wasenye ufite kwizera ugiceho akarongo ugitegereze, ni ukuri uzakibona. Ntabwo naho cyahera ntabwo kizatinda, naho cyatinda ntabwo kizahera. Wizere ko ugihawe, wizere ko Imana ibyumvise, ubundi uyitegereze. Kandi Yesu arongera aratubwira ati nutangira gusenga ukibuka umuntu wakubabaje, ukibuka umuntu waguhemukiye, ugwize imbaraga zo mu mutima zo kubabarira. Nibaza ko ibi ngibi ari nk'ibintu Yesu yatubwiye dushobora gukora byadufasha gusaba ndetse no guhabwa icyo turi gusaba Imana. Muri aya magambo ikintu cya mbere twakigiramo ni uko kubabarira bituma tubasha guhagarara imbere ya Data wa twese, kuko natwe turi abanyabyaha, natwe turi abanyantege nkeya, natwe tuvuga byinshi bikamubabaza, tureba tugacumura, twatekereza tugacumura, kandi uko ducumuye niko tuba tubabaza umuremyi wacu waturemye. Uko rero uwo muntu yaguhemukiye ukumva umutima wawe urababaye, ujye ugira imbaraga, ugwize imbaraga, ngo nutangira gusenga ugwize imbaraga zo kumubabarira, usabe Imana ikongerera imbaraga cyane kugira ngo umubabaro ubikuye ku mutima, udashobora kongera kwibuka ibyo yagukoreye ngo bikubabaze bigukomeretse ukundi. Nubasha kubabarira rero abakubabaje, niho Imana izamanuka nayo ikubabarire ibyo wayikoreye, maze ubone ugirana ubusabane nayo, ubone ugirana ubumwe nayo, ndetse igutegera amatwi icyo uri gusaba Imana ibashe kukiguha. Yesu niko yatubwiye ngo mujye mubabarira abandi kugira ngo na So wo mu ijuru abone uko abababarira. Rero kugira ngo dusenge kandi icyo dusabira tukibone, Yesu aratugira inama ya mbere yo kubanza kwiyeza tugasaba Imana imbabazi, ndetse tukababarira abandi, ikindi tukagira kwizera kutajegajega. Murakoze rero, ndabakunda, ndabifuriza gukomeza gukora mu by'umwuka hamwe nanjye, dukomeze dukorane kandi Imana y'amahoro ikomeze kudushyigikira muri uyu murimo. Reka rero tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Dusoreje aha ngaha.